ngira ngo ni isomo rya gatatu ry'uno munsi, guhera inyama ibazwe ikagera ku isahani. Ubwo tugejeje ku isahani, turacyakomeje rero no kuzagumya kubereka ibice by'ukuntu inyama ushobora kuyiranzika cyangwa se gutuma nyene za proteine ziyegeranya. Amasomo yacu rero arakomeje nk'uko ndi kubibasobanurira. Dukomereje ku rwegamiro rw'indyohesha birayi, ngira ngo murarwitegereza, ibirungo biri kumwe, murabona ko ibirayi birateguye, igitunguru, seleri, igitunguru kiriya mwita icya puwaro cyangwa se igitunguru kirabita ikiteke, muri kuhabona na black pepper ndetse n'umunyu. Ibyo rero nibyo birungo by'ingenzi buriya bikoreshwa cyane cyane iyo turi gutegura indyohesha birayi. Urwegamiro rw'indyohesha birayi cyangwa se ibitugu by'indyohesha birayi niyo twakwita urwegamiro rw'indyohesha birayi. Ni inyama iba yumutse, iba yabitswe neza kugira ngo umuntu ayirye bwaba ari uburyohe, yaba ari vitamine byamaje kwiyegeranya. Noneho n'ibitungu hano nababwiye neza kuko tuba dufite n'ibirungo rero nabyo bikaba byamaze kwiyegeranya. Uyu munsi rero iri ni ryo somo turiga. Iyi ndyohesha birayi yacu rero ukuntu turi buyiteke, turateka iyi ndyohesha birayi ikaranze n'isosi yayo. Uru rwegamiro rw'indyohesha birayi nabwiye ko hano mu masomo mbigisha ngomba kujya mbagezaho ibintu mu by'ukuri bibafitiye umumaro ndetse kandi byihuta, kuko burya ibiryo bitinze ntabwo biba bikiramiye ushonje. Noneho hano kuri Gubwa Neza nkuko nkunda kubibabwira, kuko aha ni mu ishuri kandi nta wundi mwarimu wa muri kumwe kuri Gubwa Neza TV, muri kumwe na mwarimu rero Gubwa Neza. Ndaza kubereka rero uburyo bwose ibirungo byose tugenda tubikoresha, noneho inyama ikaza kuboneka imeze neza. Mujye mukomeza rero mu by'ukuri, mukore share, mukore like, mutange commentaire, mutange ibitekerezo byanyu. Mbese mwebwe urwegamiro rw'indyohesha birayi murutegura mute? Ariko ibintu byose bigomba kuba bigira gahunda. Reka rero ntabatindiye dutegure uru rwegamiro rwacu rw'indyohesha birayi. Ngira ngo abo dukunda kuganira, icyo gikoresho murakizi ko nkunda kugikoresha mu guhindura ibara imboga iyo ari yo yose. Ubu rero mu gutunganya uru rwegamiro rw'indyohesha birayi cyangwa se urwegamiro rw'akabenzi, niyo ndaza gukoresha mu kugira ngo ubwo mbidako rero nyizana nkayitereka hano ku muriro, naho ndahamya neza kuko biba byiza. Noneho ubwo rero ngiye kuyikata. Hano turi mu gikoni cya mwarimu, ntabwo turi kure. Mu mwanya ariko turaza tunerekeza muri studio, uko turi mu gikoni ariko nabwo turajya twerekeza no muri studio mbereke uko ibintu byose bimeze. Uru rwegamiro rw'indyohesha birayi, buriya imboga nayo ugomba kuba mbere yo kuyitegura ugomba kuba uzi kuyikata. Ubona ko iyi mboga ari nini, umuntu arayikatamo kabiri nka gutya. Murabibona rero ubu ngubu mba maze kuyakata neza, maze
hatunganya. Ubu ngubu iyi ngiyi mu mwanya niyo ngiye kugera, niyo ngiye kuza gukoresha inyihindure ibara. Noneho mu kwihindura ibara rero murakomeza murebe uburyo bwiza bwo gutegura urwegamiro rw'indyoheshabirayi. Ngenda nshakisha amazina yumvikana mu ishuri ryacu ryagubwa neza kugira ngo mwese mwiyumve. Uru ni urwegamiro cyangwa se ibitugu, hagati y'ibitugu n'umugongo w'indyoheshabirayi, hariya twita ku rwegamiro. Burya n'umuntu agira urwegamiro, uru ni urwegamiro rw'indyoheshabirayi. Ubwo rero nk'uko nabibabwiye, igihe cyose tubanza isuku ni iya mbere. Umuntu agenda abanza agakaraba intoki. Aha rero uyu ni umunyu murawubona. Iki ni ikirungo rero dushyiramo mbere yuko tuyihindura ibara. Kugira ngo guhindura ibara biba byiza iyo ubanje gushyiramo iki kirungo cy'umunyu, biba byiza cyane. Ndegereje ndabona ko mu by'ukuri uruhande rumwe rwamaze guhindura ibara. Ndabyitegereza ko uruhande rwose rwamaze guhindura ibara. Uko ndi gutegura ibirungo ku rundi ruhande, nako inyama nayo ubwayo bigaragara ko iri guhindura ibara. Muri impande zose bigiye guhindura ibara, hasigaye ibintu birushaho kumera neza. Umwitegereje rero, reka mbere kuri iyi, urabona ko impande zose ko yamaze guhindura ibara. Ubwo rero imaze guhindura ibara impande zose, icyo dukora dushaka ko tuyikura ahangaha. Murabona ko mu by'ukuri itarahindura ibara niyo yonyine dushobora ndabona ko iba yahinduye ibara mu buryo bungana. Murabyitegereza. Ya seleri yacu nayo turayifata tukayitunganya. Rero iyi ngiyi nayo niyo igiye gukarangirwamo ibirungo. Ihita ko nayo ifata inzira. Ubwo nayo ibirungo ntabwo neza ko kubitegura. Biba byiza iyo mubibonye ibyo turi gukora. Murabona ko seleri yagiyemo, nayo murabona ko itangiye guhindura ibara gakeya. Murabibona, ndagira ngo ibintu byose turi gukora mujye mubibona. Iyi ni seleri. Uku ni ugutegura ibirungo urwegamiro rw'akabenzi cyangwa urwegamiro rw'indyoheshabirayi. Iyo tumaze kujya gukera tugabanyamo umuriro. Noneho mu rwego rwo kugabanya umuriro tukaba dushyiramo ibitunguru. Ibitunguru byacu byose byari birimo aha.
ukabishyiramo byapfa bijya bya puwaro byo ntibirajyamo byo biracyarimo hano nabyo ndaza kubishyiramo uko bitanganya ingufu ni nako bigenda bitandukana mu kujyamo. Umuriro ugomba gukoresha umuriro mukeya, ku bakoresha amakara, ku bakoresha inkwi, ntabwo umuriro ugomba kuba ari mwinshi cyane. Nabwiye ko rero uhita ushyiramo ka kadivayi kawe mo hano ugahita ushyiramo na ya sosi y'ibihumyo. Sosi y'ibihumyo ni sosi nziza cyane mu kuryohesha ibirayi. Ubwo ku muntu udafite isosi y'ibihumyo, ubwo ni ukubiteka, wamara kubiteka ukaba wafata umufa w'ibihumyo ukaba wawukoresha ubaye udafite yiteguye neza. Ariko ndaza kubereka ukuntu bategura n'ubundi sosi zose ziba zifite uko zitegurwa kugira ngo zibe zabika igihe kirekire. Iyi ngiyi ni indangiza, ndaza kubereka uburyo bwiza ushobora kuyitegura. Tii bita tii na rosemary natunganije. Iyi ni tii na rosemary mba naratunganije nakuye mu karima k'igikoni. Ukuramo naho gakeya ugashyiramo kugira ngo uburyohe buze kwiyongera. Iyo bimaze kumera kuriya rero urabona ibirungo bimaze kumera nk'ibimaze byose gusabana. Urabona ubwo busabane bw'ibirungo, ngira ngo urabibona ko byose byamaze guhindura ibara. Iyo bimaze guhindura ibara, urabona ibirungo byamaze kugira ubusabane, ngira ngo urabyitegereza. Ibi rero mpita ko mfata ya nyama yanjye, ubwo uyu ni wa mwanya wo gushyiramo rero inyama ukazishyiramo zose ukazishyiramo. ubwo ni ya sosi turimo turategura n'inyama tuyitegura gushya. Rero iyo tumaze kuyigira ntya, urabona kuko yamaze kugeramo. Ubwo n'ibirayi bigiye guhita ko bijyaho maramoya. Noneho ubwo ngiye guhita gushyiramo, nari nashyuhije hano amazi muri keto, ngiye guhita ko nyashyiramo ari bubyare umufa. Iyi ni isosi iri bubyare umufa tugomba gukoresha muri iyi nyama. Urabona rero ukuntu isosi hano umufa uba ugomba kurengera. Iyo bimegeze aha ngaha rero, nkuko nababwiye ko ndi mwarimu, uhita ko urapfundikira kugira ngo bwa buryohe bwose buze kuguma mu mufa. Urapfundikira noneho ugashyiramo akariro gakeya.
usigaye ukabirekera gutyo. Ibyo nababwiraga rero murabona rwa rwegamiro rw'akabenzi cyangwa rw'indyoheshabirayi rumaze gutuma turi cyari kuri Gubwa Neza TV na mwarimu Gubwa Neza ubagezaho imirire myiza. Aha rero iyo bimaze kumera gutya nababwiye neza kuko turabasha gutegura inyama urwegamiro rw'akabenzi niko nababwiye, ariko tukayitegurana n'isosi yayo. Murabona ibirayi nabyo ko biri hafi. Ubwo rero ikintu kiriho tugiye kubanza gutandukanya inyama n'isupu kugira ngo tuze kubona uko dukora isosi yayo. Ibyo tugiye gukora ngo ikintu kigiye gukurikiraho none aha ngaha cyihutirwa ni ugutandukanya imboga yacu tukabasha kuyitandukanya n'isosi yayo. Ubu nibyo biba byiza rero iyo ufite akamashini ka blender nk'aka, imashini nk'iyi ya blender uyikoresha mu gusya bya birungo. Ubu isosi iyo umaze inyama urabona amaze kuzishyira ku ruhande. Ubwo rero icyo ngiye gukora ni ugutunganya isupu yazo. Isupu rero yazo ni ugusya bya birungo. Hari abantu badakunda ibitunguru cyangwa za seleri zigaragara mu isupu. Isupu ukaba ushaka isupu imeze neza, ni ngombwa rero kugira ngo uyikore nyine neza nk'uko bikwiriye. Ubu rero ngiye gukora isupu neza nk'uko bikwiriye. Ibirayi nabyo biri hariya. Turi gusya bya bintu. Ubu rero ukaba uriye amafunguro ameze neza. Kavuga nti rero amafunguro nk'aya ngaya niyo twita kuko wariye urwegamiro rw'indyoheshabirayi mu buryo bwiza. Reka mvuge ngo rero bati muryoherwe. Ubu rero uriye urwegamiro rw'akabenzi cyangwa rw'indyoheshabirayi, ikirayi n'isupu yayo imeze neza. Ngira ngo mwabonye uko nabikoze, mwabyitegereje byose murabikurikira aho biteretse gutya. Iyi ni fenomene kurinda bigeze ku isahani. Reka mvuge ngo rero iri somo rirangiriye aha ngaha ry'uyu munsi wa none. Ngira ngo ni isomo rya gatatu ry'uno munsi, guhera inyama ibazwe ikagera ku isahani. Ubwo tugejeje ku isahani, turacyakomeje rero no kuzagumya kubereka ibice by'ukuntu inyama ushobora kuyiranzika cyangwa se gutuma nyene za proteine ziyegeranya, hasigaye inyama ukayirya izira umusa. Mukomeze rero mukoreshe ibitekerezo byanyu turabikeneye. Ni mwarimu Gubwa Neza kuri Gubwa Neza TV. Muze murye neza, murame imyaka mwifuza kubaho muri nosi. Iyi si yacu ntituzayisige nk'uko twayisanze, ahubwo turusheho gukora ibyiza byose mu mpano Imana yaduhaye. Murakoze cyane, muryoherwe. Amasomo arakomeje.